urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwatangaje ko mu nsengero zisaga 13,000 zimaze gukorerwa ubugenzuzi nibura 59 n'ibice 3% zafunzwe kubera ko zitujuje ibisabwa. 59 kwijana. Ubwo numva ngo hasigaye 41 kwijana. We ni nka 40 n'ibice 7. 40 n'ibice kwijana. Ubwo zo zirabyujuje. Urumva hari aho bagiye bashyiramo inyorosho ariko nubundi igenzura riracyakomeje. Oye izi 13 ibi 13 ni ibyamaze kugenzurwa. Ikintu kimwe tugomba kumenya nkuko wowe mubyeyi ufite abana ukabareberera ukamenya uko biza ukamenya uko bakuze ukamenya uko bari ukamenya uko baryamye ukabashyiriraho supaneti baba batayifite ukayibagurira umunyarwanda rero arebwa n'itegeko cyangwa se ingingo iyo ariyo yose ireba umunyarwanda ntago ivangura umurokore. Uwo ari we wese iyo ngingo ibimureba ntacyo wakora rero cyatuma uba wigira kagarara cyangwa se wende ube hejuru ya yangingo n'ubundi nawe ingingo ibikureba nk'umunyarwanda. Agakiza kagusanze uri umunyarwanda kagomba no kugusiga ukiri umunyarwanda nunapfupfa uri umunyarwanda mbere yo kuba umuturage ab'umukristo. Umuntu ari umukristo ni umuturage w'igihugu kandi uyu mukristo nawe ni umuturage w'igihugu. Guhinduka umukristo ntibigukuraho ntibikwambura identite y'ubunyarwanda. Ubundi icyo nicyo tugomba kumenya. So kumva biraremere ariko nubwo byaremera ka gihumbi nibiba bimaze gutungana bifitiye wowe inyungu. Imana ntacyo birebaho evo. Imana wayihamagarira no munsi y'igiti kakwitaba ahantu hose wavugira Imana. Niyo mpamvu ubundi itorero rya mbere na mbere rigomba kuba mu mutima. Ubundi byo pastor ujya kurenga ku mabwiriza ndabona ro mu pastor wo mu itorero rya ADPR muri Gatsibo. Urumva we yarenze ku mabwiriza n'abakristo bajya gusengera mu rusengero. Nise ibyo rega ibyo nibyo duhora tuvuga Evode. Izi nsengero cyangwa se izo nsengero turi kumva nyinshi zafunzwe. Harenzeho ijambo rivuga ngo ntizuzuje ibisabwa. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ubwiza bw'urusengero rushya. Ikintu Bibiliya yavuze ngiye kwibutsa abantu kandi ngomba kubwira wowe uzi ngo urusengero rwawe rurafunze nimuhaguruke. Turabasuje aho muherereye ushobora kuba uri hano mu Rwanda cyangwa usanze igihugu cy'u Rwanda. Reka nkwifurize kugubwa neza kandi amahoro y'Imana abane nawe. Kuri kamera ndi kumwe na Pastor P. Nishimiye kongera kubana nawe Pastor. Shalom. Nanjye nishimiye kubana nawe Evo. Pastor makuru rero makuru ni meza turaho turashima Imana kandi tubonye Imana ikomeje gukora imirimo n'ibitangaza byayo. Amen. Muri kuwukora muri kubasha kuwukora. Umurimo tugomba kuwukora uko byamera kose kandi nyiri umurimo ni utanga n'uburyo. Yego. Nje nazomye ijambo rivuga ngo ituma babiba nitanga n'icyo kubiba. Ituma habaho kubiba, ituma habaho n'uburyo nyine abantu bashobora kubibamo. Cyangwa itera amapfa n'itera aho bahahira nabyo byaba byo. Iyo ni indirimbo ya Yago kandi wakaba mugani w'Abanyarwanda. Ariko n'umugani ako iyo ndirimbo nayumvisanye Soshomura. Soshomura niwe waririmbye indirimbo yayiririmbye atemana kandi ndayikunda. Ni indirimbo yaririmbye ako kukinyibagiwe ra nakibine yeshi nabananyirira ngikizere ariko Mana ngara nkabo mu mapfa umaho mahira aho nyura hose umbera ingabi nkingira nge ndiho kukuriho Mana yanjye iyo ataba kubwawe nge mba mbunze imitima hari ahantu ntajyaga ariko Mana yanjye we. Ni ibintu nk'ibyo nyine ni indirimbo ya Soshomura nkunda mu mapfa nyine icyo akantu nashakagamo nako ngako ngo mu mapfa
umaho mpahira aho nyura hose umbera ingabo inkingira njye ndiho kuko uriho mana yanjye iyo ataba ku bwawe njye mba mbunze imitima nibyo. So rero ibyo ni nyine iteza amapfa mugani itanga naho bahahira n'umugani w'abanyarwanda kuko ntago nkeka ko ibyo hari aho byanditse muri Bibiliya. Yego. Ariko burya hari n'imigani y'imigenurano yabaga ifite ukuri. Ni nayo mpamvu Yesu iyo yabwirizaga cyangwa yabwiraga abigishwa be rimwe na rimwe hari aho yabaciraga imigani. Yego. Aha pastor, wenda impamvu nayo nkubajije gutyo ndashaka kugira dukomoze ku bintu bimaze iminsi bivugwa cyane hano mu Rwanda ku bigendanye n'ifungwa ry'insengero zitujuje ibisabwa. Kuko urumva hari ibisabwa kugira ngo urusengero rusengerwemo. Ngira ngo ni ibintu byatangiye muri 2018 kandi bagiye batanga igihe ndetse bagatanga nuko abantu bagomba kubyubahiriza. Na mbere yaho ahubwo se ni 2018 cyangwa ubwo ni mbere yaho. Ubwo 2018 hafi nibwo twabimenye cyane. Ariko hari inkuru nahoze nsoma ku igihe.com ivuga ko insengero iravuga ngo insengero hafi 8,000 zimaze gufungwa. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwatangaje ko mu nsengero zisaga 13,000 zimaze gukorerwa ubugenzuzi nibura 59 n'ibice 3% zafunzwe kubera ko zitujuje ibisabwa. 59 kwijana. Ubwo numva ngo hasigaye 41%. We ni nka 40 n'ibice 7. 40 n'ibice kwijana. Ubwo zo zirabyujuje. Urumva hari aho bagiye bashyiramo inyorosho ariko n'ubundi igenzura riracyakomeje. Oye izi 13 ibi 13 ni ibyamaze kugenzurwa. Yego. Okay. Urumva rero muri ibyo 13 59% zo basanze rwose zabaye zegetseho. Ariko nibyo none se byagenda gute? Buriya rimwe na rimwe bishobora kugorana kubyumva. Ariko nkeka ko ariko bikwiriye kumera. Kubera ko ni ibintu bimaze igihe biteguzwa, abantu basabwa bagahabwa playlist y'ibisabwa, bakavuga mukora ibi nyuma bakagaruka kugenzura. So nkeka ko rero nabo ntibashobora gupfusha umwanya ubusa. Cyo ni icyambere ngo bavuge ibyo batazakurikiza. Kandi urumva period nubwo bitewe n'uburyo ubushobozi bw'abantu buba buri wenda kuri bamwe ishobora kuba period ngufi bigatuma ibisabwa uba utarabyuzuza. Wenda reka bariko n'imagina ariko no mu gihe utarabyuzuza iyo baje kugusura bagasanga utarabyuzuza urakomeza nyine ukabyuzuza kuzageza byuzuye ugasaba ko uza gufungurira. Nuko nguko bigenda. Yego pastor ukiri aho ngaho ngira ngo muri izi nsengero zafunzwe ngira ngo hari zo twagiye tubona, hari ibyemezo bya RGB twagiye tubona bivuga ko hari insengero zafunzwe burundu. Kugeza ubu ngira ngo izonge ibyemezo nabashe kubona cyangwa se ibiri kuri social media ni bibiri. Harimo kimwe cy'urusengero rw'umuriro wa Pentecote, harimo n'ikindi nabonye mu kanya cy'urusengero bita Ebenezer. Ebenezer ngo bavuga ko rwari rufite hari umudugudu Giheka niba ni Kanombe ntago nibuka, ariko urwo rusengero no minsi ishize hari rumwe rwigeze gushaka guteza cyamunara kugurisha rwa Ebenezer. Hawuzi ko ibyo bintu byavuzwe cyane nko muri za 2022 na 22 cyangwa na 23 hari nanza na 2 ibyo bintu byigeze bivugwaho cyane. Nabibonye mu bitangazamakuru abaturage bataka bavuga bati twebwe urusengero rwacu twiyubakiye pasiteri arugurisha te urumva niba byatangajwe ko zafunzwe burundu hari n'impamvu zafunzwe burundu. Yego harimo impamvu kandi urumva nko mu mpamvu ngira ngo bisa nkaho bihuriyeho harimo ikintu nuko nshatse
bimwe muri ibyo byemezo ntago mbashe kubibona ariko hangira ngo harimo ikintu cyo gucamo abakristo bice hari nibe ntibeshye. Ese urumva nibe mu rusengero wa mugani hashobora kuzamo ikintu cy'amacakubiri ubundi ntiyabari ntuza oya icyo gihe reka nkubwire ikintu kimwe tugomba kumenya leta ni umubyeyi, icyo ni icyambere. nk'uko wowe mubyeyi ufite abana ukabareberera ukamenya uko bize ukamenya uko bakuze ukamenya uko bari ukamenya uko baryamye ukabashyiriraho supaneti baba batayifite ukayibagurira mbese ibintu ukabibamenyera, abarwanya ugafata akanyafu ukabacishaho, abanze kumvikana ukabicaza ukavuga ati nimwumvikane bana banjye ntimukaryane. So nta mpamvu rero yuko mu rusengero ariho hakwiriye kuba amacakubiri cyangwa amakimbirane. icyambere Bibiliya idusaba kuba umwe nk'uko Kristo ari umwe na se, ndavuga Imana, ngo ni nako natwe dukwiriye kuba umwe muri Kristo Yesu. Nyemerera mbanze nsome iki cyemezo cya ngize amahirwe ndakibona. Ni ndabona ari ibaruwa yo kuwa 30 z'ukwa karindwi. Ugiye gusoma icyemezo neka nanjye mbe ndeba icyanditswe. Yego. Ngira ngo ni ibaruwa bandikiye pastor witwa Ntawuyirusha Intege Corneille, ubwo ni wo mu itorero ry'umuriro wa Pentecote. Ngira ngo icyo nshaka kureba ni ingingo zatumye bahagarika iri torero. Yego. Harimo gucamo ibice no kubiba amacakubiri n'amakimbirane by'urudaca mu bakristo bagize itorero ku buryo bibabuza umudendezo n'ituze. Icya kabiri, kuba zimwe mu nyigisho z'itorero ziyobya abaturage zikabakangurira kutitabira zimwe muri gahunda z'iterambere ku buryo bigira ingaruka mbi ku baturage. Icya gatatu, kuba itorero ridafite zimwe mu nzego ziteganywa n'amategeko bityo amategeko akaba atubahirizwa muri iri torero ndetse n'ubuyobozi bukaba bwaracitsemo ibice. Kuba ubuyobozi bw'itorero butujuje ibisabwa biteganywa n'itegeko rigenga imiryango ishingiye ku myemerere. Kuba itorero hari bimwe rigenderaho biri mu mategeko ngengamikorere bidateganyijwe mu mategeko shingiro. Ariko urumva reka twirebere kuri izi ngingo za mbere ebyiri. Harimo gucamo kubiba amacakubiri n'amakimbirane by'urudaca mu bakristo no kuba hari inyigisho zimwe zishobora kuyobya abakristo. Nidishaka twirebere kuri ingingo ya mbere. Hari ikintu se wakumvamo kitumvikana? Tumva ngewe ibyo ni ukuri. Niba koko nakubwiye ngo tugomba kuba umwe. Yego. Nkuko Kristo na se bari umwe niko Kristo avuga. Mu bumwe nkuko nanjye na data turi umwe. Iyo hatangiye kwiremamo amacakubiri rero birangira bihungabanyije ya sosiyete nyarwanda. Ntago bihungabanya itorero gusa kuko abanyetorero ni abanyarwanda. Ngiye kuba ndi umurokore narizeye Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye ntibinyambura ubunyarwanda. Ngiye ndi umunyarwanda. Umunyarwanda rero arebwa n'itegeko cyangwa se ingingo iyo ari yo yose ireba umunyarwanda, ntabwo ivangura umurokore. Uwo ari we wese iyo ngingo ibimureba. Ntacyo wakora rero cyatuma uba wigira akagarara cyangwa se wende ube hejuru ya ngingo n'ubundi nawe ingingo ibikureba nk'umunyarwanda. Iby'uburokore cyangwa iby'ubukristo cyangwa iby'imyizerere n'ibindi biza bigusanga wowe uri umunyarwanda. Agakiza kagusanze uri umunyarwanda kagomba no kugusiga ukiri umunyarwanda. Nunapfa uri umunyarwanda ariko mu myizerere ukaba umuntu ujya mu ijuru. Ariko rero pastor wa mugani iri torero no mu minsi ishize umuriro wa mugani karyitwa umuriro wa Pentecote umuriro wigeze kwaka. Waratse. Wigeze kwaka bapfa amafaranga y'ahantu bari babahaye ingurane y'urusengero umuhanda wari wagonze hano ku Muhima. Hari ahantu bari gukora imihanda mishyashya hano munsi ya gereza. Urusengero rwabo narwo rero ruza kugira icyo gihe amafaranga yateje impagarara mu rusengero.
byabaye So, urumva ruriya rwitwa nyine Benezeri igihe pasiteri ashaka kurugurisha abakristo barahagurutse. Urumva nibyo nakubwiye, byanze bikunze hari abantu bakoresha imvugo nakita nkaho idafututse. Ujya ubyumva mu makomenti ngo leta ngo yinjira gute mu nsengero, ahubwo si tinjiye mu nsengero zirimo abanyarwanda yakinjira he? Muzirimo mu banyamahanga. Hari ibintu tugomba kumenya mbere y'uko umuturage aba umukristo. Umuntu ari umukristo ni umuturage w'igihugu, kandi uyu mukristo nawe ni umuturage w'igihugu. Guhinduka umukristo ntibigukuraho, ntibikwambura identite y'ubunyarwanda. Ubundi icyo nicyo tugomba kumenya. So rero ifite inshingano zo kukureberera. Rero Bibiliya iravuga ngo mwumvire ababayobora kandi mubagandukire, kuko aribo babera amaso imitima yanyu nk'abazabibazwa ku manywa nijoro. So umuyobozi uwo ari we wese rero agomba kugandukirwa kandi agomba kumvirwa. Nicyo Bibiliya dusaba, mwumvire ababayobora, baba ari mu nzego za leta, baba ari mu nzego z'itorero. Kumvira abatuyobora, kuko igituma uyu muntu aba umuyobozi wawe nuko agufiteho inshingano. Izi nshingano rero byanze bikunze zizana ibyiza mu ruhande rwawe uko byamera kose. Njyewe ndibuka Evode, kera tukiga, animateri yarazaga kukubyutsa mu gitondo. Abantu babaye bize muri interine ibyo bintu muraza kumbwira niba mutarabikoze. Warizeho muri interine bakaza kukubyutsa saa 10 za mu gitondo bashaka ngo ubyuke ujye muri etide. Etide ubwayo ni wowe ifitiye umumaro, kwiga ni wowe bizagirira umumaro sanimateri. Kaza katubyutsa tubyutsa tukabyuka tukamukwepa tukongera tukiryamira. Bamara amasaha yo gufunga domu yagera bagafunga, ubwo gakarotetide ntujye kwiga. Ujye bimenya wibuka nyuma iyo umaze gukora ikizamu kagitsindwa, uwize yagitsinza akimuka wowe ugasibira. Nibwo uvuga ngo burya bwose animateri namuhimye ntiretse, yarihimaga, ninjye wihimaga. Iyo nza nanjye kubyuka nkajya kwiga ntago nakabaye nsibiye, cyangwa ntago bakabaye banyirukanye. So rero ni kimwe nk'ibi leta nayo ibitureberera rego uko byamera kose, nubwo bishobora kuza ukumva biraremereye ukavuga ati ibi ngibi se turabyubaka gute, amafaranga ubushobozi turabukura he, mbese ukumva biraremereye. Ariko nubwo byaremera ka gihumbi, nibiba bimaze gutungana bifitiye wowe inyungu. Inyungu ni izawe, ni wowe bifitiye inyungu. Niwe kuza ugasengera ahantu heza wumva ufite security, ugasengera ahantu nawe wicara ukavuga wow, ya mafaranga yanjye ntiyapfuye ubusa. Imana ntacyo birebaho evo. Imana wayihamagarira no munsi y'igiti kakwitaba, ahantu hose wavugira Imana. Niyo mpamvu ubundi itorero rya mbere na mbere rigomba kuba mu mutima. So bene data mu myizerere bo baravuga ngo roho nziza igomba kuba mu mubiri muzima. Roho igomba gutura mu mubiri muzima. Ubu muri iki gihe iyo umuntu ubu nk'ubu naje nambaye neza, nifunze, nambaye amakote n'amakaruvati, niwande yavuga ati uriya muntu w'Imana afite amavuta kweri. Bakamejaringa bakurikije physical appearance. How am I look, uko ngaragara biragira ikindi kintu bigaragaza, sibyo? Nuvuga ngo rero ni kimwe n'ibi ngibi by'insengero. Nubwo abantu ngo zafunzwe ari nyinshi, nyine ni ngombwa. None se hakorwa iki? Zafunzwe kuko zitujuje ibisabwa, ntago zafunzwe burundu. Nizo zafunzwe burundu mwumvishe ko bavuze impamvu zifunzwe burundu. Na wahoze ushaka ingingo, nanjye ndi gushaka icyanditswe. Reka noneho tujye. Ariko mbere yuko winjira muri ntuza, hari n'umupasiteri warenze kuri aya mabwiriza, none ari mu maboko ataraye. Ubundi byo pasiteri ujya kurenga ku mabwiriza
ndabona ari umupasiteri wo mu itorero rya ADEPR muri Gatsibo. Urumva we yarenze ku mabwiriza n'abakristo bajya gusengera mu rusengero. Nise ibyo rega ibyo nibyo duhora tuvuga Evode. Imana igira gahunda. Bibiliya ubwayo iravuga ngo ducyahe abica gahunda. Na urusengero rurafunze, mwebwe muri bande muvuga muti twebwe reka tugende dusenge. Kwigomeka kuri leta. Icyo rero icyo ni ukwigomeka. Ubwo rero urumva asakwiriye kuba mu yahe maboko, utanambarije ngo hari uwafunzwe none se yagombaga gukorerwa iki? Nimbwiza ukuri umbwira icyo yagombaga gukorerwa. Bari ngumwe ati oshisohoka agenda ntugarukemo hano. We yabyaragomba kujya kwigishwa. Uba watesheje agaciro wa wundi wavuze ngo ndafunze. Sibyo kandi hari ikintu abantu ngira ngo twumvikaneho Vode muri iki kiganiro. Ni ukuvuga ngo iri jambo riravuga ngo izi nsengero cyangwa se izo nsengero turi kumva nyinshi zafunzwe. Harenzeho ijambo rivuga ngo ntizuzuje ibisabwa. Kuko hari izikinguye zujuje bya bindi bisabwa. Bisobanuye ngo take your time, mufate igihe muzuze mukosore playlist y'ibyo bababwiye ngo mukore ibi kandi nujya kubireba nukuri none se minister biramugirira ubuhe mumaro. Ibyo bavuga n'ubundi ni twebwe. Hari n'abantu bavuga ngo hago se tubaye tudafite imodoka turubaka amapave ubundi tuzayaparikeho iki. Nimwihanurire nta kibazo, mwubaka ayo mapave mubwira Imana rero Mana twubatse amapave kandi aya mapave iyi ni parking, ntago tuzaparikamo ibirenge byacu, duhe n'imodoka duparike kuri aya mapave twiyubakiye. Mubikore noneho mureka kubyumva nk'ibibavuna, mubifate nk'uburyo bw'ubuhanuzi, mwihanurire. Ndabeshye se umuntu uzi ko umuntu yizera ko azabyara akavuga ati byanze bikunze nzabyara, atari yasama akajya gushopinga imyenda y'umwana, akagenda agakora shopping y'umwana akavuga ati nintabyara umuhungu kuko sinzi niba nzabyara iki ariko nzabyara, hagati y'umuhungu cyangwa umukobwa ngomba kubyaramo umwana. Agahaguruka akagenda agakora shopping mu buryo bwo kwizera, agashopingira umwana w'umukobwa cyangwa umwana w'umuhungu akayishyiraho, akabwira Imana ngo Mana iyerekwa ryanjye ngiri nshaka umwana, naramushopingiye niteguye kubyara mbabarira. Akazamura kwizera. Umuntu umwe yaratubwiye ati yigeze asengera umugabo, abona umugabo wapi ntagaza, yari singo, arangije aragenda agura piro umusego, agura umusego araza yawushyira ati ngewe mugabo mwiza ryamagubwa neza. Akamworosa, akorosa umugabo, akorosa ya piro akayihindurira akayingirira ite, akabazi neza ngo arimo arabikorera umugabo. Ibyo bintu byaje gukora mu buryo bwihuse kurenza imyaka yamaze asenga. Yabirema muri ubwo buryo biba biremeka. Niyo mpamvu Imana ibwira Hezekiya kamwe ati jya mu kibaya cyuzuye amagufa. Imana iriseriye we. Imana iramufatira nk'ati ngwino ngutembereze. Mugabo arabyuka ngo ari mwiyerekwa. Arangije ngo aragenda ngo agiye kureba abona Imana imujyanye ngo mu kibaya cyuzuye amagufa. Niho nsohokanye koko Mana, are you serious? Imana iramubaza mbese wowe uko ubirebesheje amaso aya magufa yakongera kubaho? Arabireba ati yewe mwami Imana Uwiteka we ni wowe ubizi. So Imana imwigisha ijambo rikomeye, iramubwira ngo hanurira uyabwire ngo ni ku Uwiteka avuze. Abari wowe wivuga ariko uyabwire ngo ni ku Uwiteka avuze. Bisobanura iki rero? Nibyo nahoze nkubwira. Niba bagumwe ati amapave ukavuga ati ariko ubundi nzayaparika, hita uzamura kwizera. Uvuga uti okay, ubu rero Imana igiye kuduha amamodoka, reka tuyubake tuzanaparika ahantu heza. Abagabo babiri bagiye mu gihugu bari kuri misiyo y'akazi, bagezeyo basanga ni igihugu ngo abantu batazi kwambara inkweto.
cy'abantu batambara inkweto abaturage babisi rwimbi. Umwe arabireba aravuga ati umva aha ntago nahakorera, abavuyeyo. Undi aricara akora matematike aravuga okay, nguvuga ngo rero aba bantu ahubwo ngengeye kubakoramwe akazi, ngengeye kubigisha kwambara inkweto, ngenda nzizane nzibagurishe, nzizane nzana inkweto nzibagurishe, nzana inkweto nzibagurishe. Niki bivuga rero? Ibyo ngibyo nitwe bifitiye umumaro n'ubundi batubwira gukora. Nukuri nitwe bifitiye umumaro, ntago bifitiye Imana umumaro, kuko Imana sizaza yicare muri urwo rusengero. Imana y'ubwayo iravuga ngo ubundi mwebwe mubona mwanyubakira nzuki nabamo. Inzu dukwiriye kubakira Imana ikabamo igatuza ikanezerwa ni imitima yacu, ariko hariya duteranira hagirira twebwe umumaro. Niba uva mu nzu yawe imeze neza isa neza, ni gute wakishimira guteranira ahantu uvuga uti Mana umfashe, sinjye urarota mvuye aha hantu wenda n'urugero. Ugaterana ufite impungenge, ugaterana uvuga uti yagira igikomo ugati ndapfuye, ariko Mana we nutanyicira aha hantu ndahavana umugisha. Mbese ukaba uhangayitse ukicaye n'ahantu si uvuga uti wow, ukumva n'akayaga n'umuntu n'ukubwiriza ukumva hari amafuresheri, ukumva hari ubundi buzima. Hari icyo byaba bitwaye? Ndakeka ntacyo byaba bitwaye. Gusa nyine biba bigoye, birakuvuna, ariko nimureke duhaguruke twubaka. Kitatuvunnye ni igikize inzu yawe wubatse ntiyakuvunnye? Ubu se nahereye mu gitondo nicaye ahangahe inzara ntiyanyije. Nta kintu. Kandi ikindi cya kabiri, byanga bikunze iterambere aho riva rikagera riravuna. Yego. Riravuna. Reka twigire mu byanditswe, ibindi ntibitureba, ibyo ntibitureba cyane. Reka twirebere hano ibyanditswe dukomerezeho. Reka turebe muri Hagayi ibice byaho bibiri, turahera ku murongo wa mbere tugere wenda nko ku murongo w'9. Nushaka aho bari humbariza ibibazo, I'm ready to kugusubiza, nditeguye nanjye ngusubiza. Hagayi ibice bibiri umurongo waho wa mbere, umutwe w'amagambo uravuga ngo ubwiza bw'urusengero rushya. Ubwiza bw'urusengero rushya. Ego, mu kwezi kwa karindwi ku munsi wa 21 wako, ijambo ry'Uwiteka rizanywe n'umuhanuzi Hagayi riti, bwira Zerubabeli mwene Sheyalutiyeli umutegeka w'Ubuyuda na Yosuwa mwene Yosadaki umutambyi mukuru n'abasigaye bo muri ubwo bwoko uti. Akansome neza uyu murongo wa kabiri. Bwira Zerubabeli mwene Sheyalutiyeli umutegeka w'Ubuyuda na Yosuwa mwene Yosadaki umutambyi mukuru n'abasigaye bo muri ubu bwoko uti, mbese muri mwe hari usigaye wari warabonye ubwiza urusengero rwo hambere urusengero rwahoranye mbere? Kuri ubu rurasa rute? Uko mu ruruzi si nk'ubusa. Ariko rero komera Zerubabeli we, niko Uwiteka avuga, kandi nawe ukomere Yosuwa mwene Yosadaki umutambyi mukuru, mukomere namwe bantu mwese bo mu gihugu, kandi mukore kuko ndi kumwe namwe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Mukomere kandi mukore. Ngeze niyo mikoro hafi ahangaha yo hirya iyo ngiyo. Mukomere. Hansubire mu murongo wa 3. Imirongo yose nushaka umbaza ariho ushingiye kumbaza, aba ari wowe uri bumbaze tu, ariko reka mbanze nyisome. Hansubire mu murongo wa 4 uravuze ngo ariko rero hansubire kamere ku wa 3. Mbese muri mwe hari usigaye wari warabonye ubwiza urusengero rwahoranye mbere? Reka tubaze mbere ya 2018. Hari waba warabonye urusengero ubwiza rwe rufite abugereranye n'urusengero ruhari uyu munsi? Hari ukuntu ushobora kubishyira byibuze ku munzani ukaba wabona ikinyuranyo?
ubwiza bwo hambere ya 2018 bw'urusengero tubukompeyaringe n'ubwiza buhari bw'urusengero muri 2024 byanze bikunze ikinyuranyo turi buze kukibona sibyo twikomereze rero sasa ariko ahangaha Bibiliya yabazaga ngo hari uwababyibuze yarabibonye mbere yo kwitotomba hari icyo waba warabonye mbese muri mwe hari usigaye wari warabonye ubwiza urusengero rwahoranye mbere kuri ubu rurasa rute uko muruzi si nk'ubusa ariko rero komera Zerubabeli we niko Uwiteka avuga kandi nawe ukomere Yesuwa mukomere namwe bantu mwese bo mu gihugu kandi mukore kuko ndi kumwe namwe niko Uwiteka Nyiringabo avuga nk'uko isezerano nasezeranye namwe riri mu gihe mwavaga muri Egiputa umwuka wanjye akaba ari muri mwe ntimutinye nuko Uwiteka Nyiringabo aravuga ati hasigaye igihe gito ngatigisa ijuru n'isi n'inyanja n'ubutaka kandi nzahindisha amahanga yose umushyitsi n'ibyifuzwa n'amahanga yose bizaza kandi iyi nzu nzayuzuzamo ubwiza ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga ifeza n'izanjye n'izahabu nazo n'izanjye ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga ubwiza bw'iyi nzu bwo hanyuma buzaruta ubwa mbere ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga kandi aha hantu nzahatangira amahoro ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga amen amen bakristo bavane mwakire neza ijambo ry'Imana mwakire neza ijambo ry'Imana ni ukuvuga ngo nimuhaguruke nje nicyo kintu cyonyine navuga nimuhaguruke dukore niko Bibiliya ivuze hano hari Zerubabeli hakaba na Yesuwa Zerubabeli Bibiliya iravuze ngo ni umutegeka reka tuvuge ngo reka nkwereke ibintu bibiri bihari na hano hariho ubuyobozi Imana ivuganye nabwo bwa mbere ibanje kuvugana na Zerubabeli irangije ijya no ku mutambyi Yesuwa Zerubabeli Bibiliya ivuze ko yari umutegeka w'icyo gihe yari afite abaturage ayoboye yari afite abahagarariye sibyo ni nayo mpamvu hari abantu bavuga ngo ari ngo RGB ngo kukibizamo nyine nuko biri mu nshingano zayo nkuko Imana itabwiye umutambyi gusa isize na Zerubabeli reka twimagine ko muri ibyo bihe insengero nazo zari zifite uburyo zigomba gushyirwa ku murongo Imana ibwira Zerubabeli ati haguruka mwubake urusengero ruzima hako muvuga ko ndi umunyacyubahiro mukantuza ahantu habi mushingiye kuki Zerubabeli arahaguruka Yesuwa agiye kuvuga ngo byanyenze bite Imana ati ceceka zahabu n'ifeza n'ibyanjye namwe mwabaturage mwe nimuhaguruke mukore iryo ni ryo jambo rya mbere Imana yavuze nimukore ndi kumwe namwe nzatigisa amahanga izahabu n'ifeza biri muri nge ubutunzi buri muri nge bisobanuye ngo Imana kubw'umurimo wayo nayo yiteguye gusapotinga umurimo wayo kugira ngo ubwiza bwa kabiri bw'urusengero rusabwa bube bwiza kurenza ubwabanje ariko natwe tugomba kugira umumaro muri byo niyo mpamvu ibwiye abantu ngo nimuhaguruke mukore ndi kumwe namwe izahabu n'ifeza biri muri nge ubutunzi buri muri nge nzanyeganyeza amahanga iyo ushaka yubona hari igiti cy'umwembe gihishije kiriho imyembe ihishije iyo ufite imbaraga urakinyeganyeza iyo ukinyeganyeje imyembe iramanuka yego icyo gihe udashoboye kurira cya giti ariko ugatoragura hasi ya myembe niyo mpamvu Imana ivuze ngo nzanyeganyeza amahanga umuntu umwe yahoze atubwira ejo bundi tubwira ngo yari umurokore ariko barimo hari paruwasi imwe ya Katolike barimo bubaka arangije nawe atangayo contribution ni umurokore ariko atanga contribution muri Katolike muri paruwasi ya Katolike abwira Imana ngo Mana ndimo ndakubakira inzu
kugira ngo nanjye uzanyubakire. Imana yivuze gutigisha amahanga, uwo ari we wese, anybody can support the work of God. Uwo ari wese, waba ukijijwe waba udakijijwe, wasupportinga umurimo w'Imana muri rusange. kandi nta muntu utagira uburyo afitemo idini. Ubu turi kuvuga insengero, ariko ni insengero n'amadini. Hari n'imisigiti yafunzwe, hari n'insengero za katolike zafunzwe, hari n'izindi nsengero z'iyindi myizerere zafunzwe. Ntago twibanze gusa kuvuga ngo hafunzwe insengero. Iyo tuvuze insengero twumva church, iyo twumvishe church twumva born again cyangwa se twumva barokore. Ariko ibi biri en general, muhaguruke dukore, muhaguruke twubake. Ubwiza cy'Imana ishaka nayo nuko ubwiza bwa kabiri bw'urusengero bugomba kuba bwiza kurusha ubwabanje. Igihe tugendane nacyo, twuzuze ibisabwa. Ijambo rihari rizima ni rivuga ngo izi zafunzwe kuko zitujuje ibisabwa, umunsi bizuzura zizafungurwa. Si byo se? Ndabizi hari abagiye kuntera amabuye ati waraguye. Ntago naguye. Nimuhaguruke dukore. Nta muntu udakenera ibyiza. Niba bucya nkasenga Imana, nkabwira Imana, Mana wampaye inzu nziza muri Kigali, Mana wanyubakiye, nkayibwira what about umurimo wayo? N'umurimo wayo niko ugomba kuwuririra, kabwira Imana ngo Mana. Kandi nababwiye ngo rega ibi nitwe bifasha n'ukuri pe, nitwe bifasha uzi. Ariko evo, wari wabona ng'urugero rworoshye, wari wabona umwana ugiye gukora ubukwe akanga kujyana ubukwe wabo mu cyaro kuri se na nyina aho avuka, akabujyana kwa nyirarume utuye muri Kigali kuko we aba mu nzu nziza cyangwa aba muri etaje? Barabikora. Igituma babikora ni iki se? Nuko abashaka ibyiza, abashaka ibisa neza. Noneho ikindi akavuga ngo abantu banzi ndi umusirimu nkora mu kigo runaka, kuki ntubakiye iwacu? Icyo ni icyambere. Ndabajyane pfiriya bararincishamo. Sibyo? Buri wese ajya yavuga ati reka njye kureba kwa Peter, tumuzi ari umusirimu, reka njye iwabo ndeba ahantu ku nkomoko ye. Bagera ugasanga bari mu kazu kameze gutya kenda kubagwira. Uzi kimwaro hakura? Urumva? Ugahitamo gufata ubukwe ukabujyana kwa anti, kwa anko kuko ho hasa neza, cyangwa ugashaka maison de passage kuko ho hasa gute? Hasa neza. Tuzana kuri Makita kaza hano kuri Makita bakagukodesha, ugomba kubukorera. Nibyo. Ariko wowe ubaye ufite uburyo ugakora neza iwanyu, ujyanye y'ubukwe ntago wabuhesheje ababyeyi bawe icyubahiro kurenza uko ufata ababyeyi ugaterura ukavana mu cyaro binaniriwe bakaza ngo baje mu bukwe bw'umwana. Bundi tuba tugenda tunatambikira. Ubukwe bugomba kuza ku cyaro. Mwana yagombaga kuba ari uw'icyaro, kera niko byari bimeze. Mwana ari uwa karitsiye, abantu bose bakishima. Wacyagiye uribuka igihe wabaga uvuye nko ku ishuri ugasanga iwanyu ntibahari, waryaga mu muturanyi, inzara itakwica, bakwirukana iwanyu batabonye uburyo, umuturanyi akakugurira ikaye akakubwira ati mwana wanjye subira ku ishuri wige. Uri murabyumva? None wibaze rero nawe ugiye kujya gusezerana, kandi murahari mu bikora, kabona ku rusengero rwawe ntago hasa neza, ugashaka undi mupasiteri w'ahandi hantu Samuel ukanamwishyura kugira ngo agusezeranye. Ariko wibuke nturi umupagani, ufite naho usengera. Ariko kuko wabonye ko hasa neza, hatazagaragara neza mu mafoto, muri video, uhisemo guhindura. Ugiye hahandi babizi ibyuya, we nta na contribution. Niyo mpamvu bagucana amafaranga utagira ngo barabara bakavuga ati uyu muntu uze ko atari umukristo wacu, ibyo twagezeho ko nta kuboko kwe kurimo, reka tumuce rero church fee. Buriya nubwo umunyetorero yakishyura amafaranga yo kugira ngo asezerane, icyo bita church fee, ntago yishyura 100% kuko mu bikorwa biraho nawe harimo umusanzu we. Habarwa ko harimo umusanzu we. So means what? Mureke duhaguruke dukore, niko Bibiliya ivuze. Kuko umugambi w'Imana mu bihe bisa nk'ibi nguyu hano ku murongo w'9.
nguyu hano ku murongo w'icyenda aravuze ngo ubwiza bw'inzu bwo hanyuma buzaruta ubwa mbere, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, kandi aha hantu nzahatangira amahoro, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Uwo niwo mugambi w'Uwiteka, uwo niwo mugambi w'Imana muri leta, uwo niwo mugambi wa leta mu matorero. Nuko ubwiza bwa kabiri bugomba kuba bwiza kurenza ubwabanje. Hari ikindi warenzaho? Ubwo rero wari uri kumbaza ngo ari mu maboko ataraye, ubwo yagombaga kuba mu yahe maboko? Rero ararenga ku mabwiriza akiha nyine, nta kindi rero yabazwa. Kandi Bibiliya tubwira ko tugomba kubaha, ubahe, twumvira abatuyobora, tububahe, tubagandukire. So mugubwe neza rero, muhaguruke. Ikintu Bibiliya yavuze ngiye kwibutsa abantu kandi ngomba kubwira wowe uzi ngo urusengero rwawe rurafunze, nimuhaguruke mwiyungemo. Ndibuka kera Evode, kera mu byaro, iyo twabaga dufite nk'igikorwa ku rusengero, abantu twaravuga wenda tuvuga urugero, tugiye kubaka nk'urusengero, aho twasengeraga ni hatoya, hari hatoya. Ndibuka abantu bikoragamo umurimo, bakavuga bati tuzabumbishe inkarakara, bagahita bavuga bati noneho amafaranga y'inkarakara ntago ari ngombwa ngo tuyahe ababumbyi, abari muri twe bazi kubumba nimuze tubumbe. Abari muri twe bazi kubumba nimuze tubumbe, bakabumba. Noneho bakazakora contribution y'amafaranga, bavuga bati sasa rero tugeze mu gusakara, amabati yo ntaho turi buyabumbe, byanze bikunze tukayagura. Hakabaho contribution, abantu bakikoramo umurimo, bagatanga icyo bita imisanzu, bakagura ya mabati kugira ngo bazasengera ahantu hameze neza, imvura itazabanyagira, izuba ritazabica, batazagira izindi mbogamizi bahura nazo mu gihe cyabo cyo gusenga cyangwa se cyo guterana. By the way, ikindi cya kabiri, abantu ntago hafunzwe gusenga. Gusenga ni ubusabane bw'umuntu n'Imana. No mu cyumba wawe wasenga, no mu utwaye imodoka. Apotre Gitwaza yigeze atubwira, aravuga ngo Imana yigeze imusaba ko agomba kuba umwinginzi 24 hours igihe cyose areba. Haho ati Imana nawe ibyo nawe ari we ntiwabishobora. Ngese nzaba Imana iramubwira ngo simvuze ngo ujye wicara mu rusengero. Imana iramubwira ngo aho uzajya uburi hose muri wowe hajye haba mu isengesho. Waba utwaye imodoka habe hari mu isengesho ryo kwingingira umurimo. Waba uri muri biro habe hari mu isengesho. Aho uri hose upfa kuba ukireba ujye wingingira uyu murimo. So gusenga rero biracyariho, ntawo abihagaritse, nta nubwo leta yakirwanya gusenga, ntago ibirwanya. So ariko duteranira ahantu hazima. Bibiliya iravuga ngo ntimukirengagize guterana kwera, ngo ahubwo uko mubona ibihe bigenda byegereza ngo mujye murushaho kubikora gutyo. Igihe rero cyo guterana ni cyiza kuko habaho kungurana inama, habaho kuganira, habaho gusubizanya mwe ibyiringiro, ariko duteranira ahantu hasa neza. Imana ibahe umugisha. Pastor urakoze cyane. Ntekereza ko wenda abantu bataza kubifata mu buryo butari bwo, kandi abantu bamaze kubyumva. Oya ngibi se si byanditse. Nehemiya savuga ati, Nehemiya amaze kubona ko bameze nabi, uzasome mu gitabo cya Nehemiya mu gice cya kabiri mu gice cya kabiri mirongo ya 10 haravuga ngo Nehemiya abwira abantu ni ngo nimureba ko tumeze nabi nimuhaguruke twubake tutazagibwaho n'umugayo. Batobiya baravuga bate wapi uko nukwigomeka ntimushaka gukora. Nehemiya arababwira ngo mwaceceka mutaceceka twebwe tuzubaka, ariko imbere y'Imana dufite urwibutso n'umugabane. Ngo ariko mwebwe nta rwibutso imbere y'Imana, no muri gakondo nta mugabane muzagirayo. So nimuhaguruke twubake, nimuhaguruke dukora ibisabwa, dufungurirwe insengero, twongere duteranira ahantu hasa neza. Nimuhaguruke, fata ku mafaranga yawe. N'ubundi ejo bundi nahoze numva sikovi ariko
Scovia ni igitangaza. Scovia yaravuze ngo ubundi ko musanzwe muyabaha nta nicyo babamariye, mwayabahaye mugiye kubaka noneho mukubaka. Ngo ntacyo baba babamariye ngo n'ubundi mukayatanga. Ubwo yavugaga amaturo n'ibiki byose kandi bakayatura ahantu basengera babona ko ari ibyo ntani batazi n'icyo agiye gukora, ariko bakanga bagatura. Aravuga ati rero nimuhaguruke mugende mwubaka ibisabwa, mutanga amafaranga n'ubundi nimwe muyatanga, ariko muyatange muzi ngo mugiye kubaka bya bindi bisabwa, mwongere muteranira ahantu heza. So mureke rero dusubire mu imbaraga, twongere twubake, twongere dukore, duhagurutse umurimo kandi tuhagurutse mu mbaraga ndetse muri viziyo igihugu gishaka, haba ni natwe abariho tugendera. Natwe rega none se kuki dusengera iterambere ry'igihugu, icyatuma ritinjira muri twe ni iki? Niba dusengera iterambere ry'igihugu gute se ubundi ari twe twasigara inyuma? Uziko n'abapfumu kera baragurizaga mu tuzu tubi ahandi ujya kwinjiramo n'ubwoba bwakwishe. Hako niba mukijya kuraguza ntimuzi ko nabo bavuguruye. Hari nyakatsi si kiba mu Rwanda. Baragurira mu maetage. Baragurira mu maetage niho baterekerera, niho babikorera. Ariherutse gushyira no ku Gisozi nabonye ukuntu imeze. Setage ntiwayibonye. Etage irageretse. Ntago wayibonye. Kandi ni y'umupfumu ni naho harimo biro ye nyina akoreramo niho aragurira. Ntago mwayibonye. Ni muhaguruka. Buriya ntago yubahirije kondisiyo zabo. So ni mureke duhaguruke twubake dukore. Ufite uburyo abukoreshe, udafite uburyo senga, ufite imbaraga z'amaboko zitange. Ibintu tubishyire ku mucyo, dusenge, tuguwe neza, tuzakomeza tunagubwe neza. Imana ibampera umugisha. Uwo nkomerekeje umbabarire, uvuga ati ariko pastor buriya uracyari muzima ntiwaguye. Ntago naguye, n'ukuri umwuka w'Imana ari muri nge kandi ndakeka ko azakomeza kuba muri nge no gukorera muri nge. Ntago naguye rero. Ibi ngibi ni amagambo yo gukebura cyangwa se yo kugira ngo sinzi uko nabivuga, ariko iyo usomye muri Yesaya 50:4 haranditse ngo, reka masome gatoya ari naho ngiye gusoreza. Yesaya 50:4 haravuze ngo Umwami Imana ampaye ururimi rw'abigishijwe kugira ngo menye gukomeresha urushya amagambo, inkangura uko bukeye ikangurira ugutwi kwanjye kumva nk'abantu bigishijwe. Kumenya kujasaya na amagambo yo kubasubiza mu imbaraga. Paulo yaravugaga ngo ibyo mbivuze nkanjye, ariko ndakeka naruzuye umwuka wera. Mu yandi magambo yabivugaga nk'umuntu uhamanya n'umwuka w'Imana ko ibyo avuze ariko kuri. So nanjye rero ni amagambo yo kugira ngo encouraging, mbabwire ngo nimuhaguruke twubake ibisabwa. Ntago bigoye. Imana yatwemereye, yavuze ngo izahabu n'ifeza n'ibyanjye, kandi nanjye nzakora kugira ngo ubwiza bw'iyi nzu burusheho kuba bwiza kurenza ubwabanje, kandi zahakira n'amahoro. Bya bindi twavugaga, nuba ngo niba rwa rusengero rutarimo ya mahoro, ritarimo bwa bumwe, ritarimo ya unity, byanze bikunze hari ikibazo. Imana hano yashyize izina ryayo, igihe cyose ye-expectinga ko hagomba kuba amahoro. Iyo hatari amahoro rero hari intonganya n'umwiryane, nayo nkeka ko ibidahari. Ani baho mugisha. Yego pastor, akoze cyane ku muntu wifuza kuvugisha, nimero ndayipingaho bisanzwe. Ibindi ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom. Nimuze twubakira Imana, ibindi zaduhemba.